Hello everyone, ndabasuje kandi ndabifuriza ibihe byiza muri hose. Ushobora kuba ujya wibaza impamvu amayinite ugura internet ashira vuba. Rero nateguye video kugira ngo usobanurire ari amayinite uburyo akora n'uburyo ushobora kuyakoresha ntashire vuba kandi ukaba warebye iby'ingenzi. Ese bigenda bite? Ntimucikwe. Ndabasaba gukora subscribe, like na share, mugakanda kukazogera ku buryo muzajya mubona n'ibindi bizajya biza. Ubundi uguze amayinite ya internet yaba ari MTN cyangwa aya Airtel ukagura nka megabyte 500 cyangwa gigabyte. Iyo ni ingano y'amakuru cyangwa information uba uguze uzareba. Bigenda bite rero? Niba ugiye nko kuri TikTok ukareba akantu kangana na megabyte imwe waguze megabyte 500, icyo gihe usigaranye 499. Niba ugiye kuri YouTube ukareba video ingana nk'isaha ifite nka gigabyte, deja warengeje ingano y'amakuru waguze. Bivuga ngo ukeneye kugura andi kuko waguze 500, ujya kuri TikTok ureba megabyte imwe hasigara 499, none ugiye kuri YouTube ugiye kureba video ifite gigabyte imwe. Bivuga ngo urabura amakuru angana na gigabyte 591. Icyo bivuze ni iki rero? Ubundi niba uguze amayinite angana na megabyte 500, wagakwiye kumenya ibyo uzareba. Niba utangiye kujya scrolling page urebye bisa naho uyidownloadinze burya. Ese mwari mubizi? Burya urebye page bimeze nkaho uyidownloadinze. Icyo bivuze kandi nanone, ahangaha twagakwiye kujya tumenya ngo amafaranga dutanga ku mayinite ese turayabyaza umusaruro. Kuko inshuro nyinshi tureba ibidafite umumaro, ugasanga urimo urareba video ndende ariko nanone iyo video ntuze kwibuka ko watanze amafaranga. Ahangaha reka mbaho urugero rundi rwa kabiri. Dufate urugero uguze amayinite y'igihumbi, tufate ni nka megabyte nka 500 cyangwa se gigabyte imwe. Niba ugiye kureba video eshatu za gigabyte, biragusaba kuza kugura megabyte, uza kugura amayinite angana n'ibihumbi 3. Aya ni amafaranga menshi cyane. Nuza kureba iminsi 3 uraza kuba utanze 9,000. Nureba iminsi 10 uraba utanze 30,000. Ahangaha ntabwo tujya tubimenya ko ari amayinite tugura arahenda. Niyo mpamvu nanone niba ugiye kujya scrollinga wagakwiye kumenya ko urimo niho gufata amafaranga inote z'igihumbi cyangwa se z'ijana ukajya uzinaga mu bantu. Aha ngiye kubereka uburyo wakoresha ari amayinite neza rero. Inshuro nyinshi wagakwiye gufata umunsi wakabuti ndareba ikintu iki n'iki, ariko niba ugiye kuvuga ngo ndazenguruka imbuga nkoranyambaga ndebe ibintu byose biriho ntacyo ndi buceho, icyo ye no kuvuga ngo uzasanga buri segonda uri kugura amayinite. Ahangaha ndabisubiramo, ikintu cyose urebye buriya ubu kidownloadinze, ariko nanone wagakwiye kumenya ngo iki kintu ndebye gifite ingano ingana gute, ese gifite amayinite angana gute, ese amayinite nayaguze cyangwa nay'ubuntu. Niyo mpamvu inshuro nyinshi ushobora gusanga ibyo ukora byose ukorera amayinite. Ikindi cya kabiri, hari igihe tujya kureba nk'ama notification y'abafite ibintu binini. Ahangaha nanone ushobora gusanga amayinite agenda. Niyo mpamvu nimba uri kuri TikTok ukajya kuri Instagram ukajya kuri YouTube, ya amayinite ntabwo ari bumare n'umunsi. Iki rero abantu ntabwo bakizi, ugasanga ari kubeshyira company ngo amayinite zirayatwara, ariko ntiziyatwara, ahubwo twebwe turayakoresha, ariko tukaba dufite amayinite megabyte zidahagije, ariko ibyo turi kureba bigize gute ari byinshi. Niyo mpamvu rero iyi channel ya Mr Tech Rwanda nayishinze kugira ngo tujye twiga byinshi kandi bidufitiye umumaro. Ahangaha ndi kubigisha uburyo twakwiye kujya twimetriza ku ma social media. Instagram zero amavideo. Ese ari amavideo uri kureba yose niko gufitiye umumaro? Reba afite umumaro kuko uzaba uri kwekonomiza ya amayinite yawe. TikTok wiscrollinga ku bintu byose ubonye, kuko nukuvuga ngo urimo uradownloadinga ariko nanone umufuka wawe ni kuri kugira gute uri kusohora. Ahangaha uzasanga rero sizinda ndabaho umukoro, buri wese afata amayinite akoresha n'ibyo yakoreshamo cyangwa se ibyo yakoreshamo tubyihorere, ariko rebe se ugura amayinite angana gute ya megabyte, ugura megabyte zingana gute, ukishyura ngahe mu cyumweru, uze gukuba mu kwezi, uze gukuba mu mwaka, uzareba amafaranga uzabusohora uko angana. Nanone wibaze, ese ibyo niga ibiki?
niyo mpamvu maze iminsi mbashishikariza kwiga artificial intelligence tools. Byibuze ukavuga uti niba nizi ikintu gishyashya nabaye nk'ushora cyangwa se nabaye nk'utanga. Ikindi kintu gitwara amayinite ni ugukina game ziri online. Hari igihe telefone abana bakaba bakina game ariko iyo game ikaba bari kuyikina online, icyo gihe amayinite aragenda cyane. Ariko nanone nuza kureba amayinite dukoresha tuba twayaguze amafaranga, ziriya mega tuzigura amafaranga, ariko iyo ukarikire mu mwaka usanga mega wakoresheje ari nka ziguza amafaranga angana na minerivare igihembwe kimwe cy'umwaka. Ibyo niyo mpamvu nateguye video kugira tubirebe, turebe akamaro ibyo tureba bidufitiye bigendanye n'amayinite tuba twaguze uko angana. Ntimucikwe rero, ikindi ndabasaba kujya mudisablinga notification adafite umumaro kuko nayo abatwara amafaranga. Ibintu byose biri kuraninga kuri bikeneye internet biba bitwara amafaranga. Rero iyi video nizere ko ibafasha kandi mukore subscribe, like na share, mukane no kuri notification. Stay tuned.